Yesu nashimwe bene data, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mbere yo kuganira ijambo ry'Imana, reka dusenga Imana, twiragize Imana. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye ifite imbaraga n'ubutware, kakanya Mana tugiye kuganira ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rigira umumaro ku bagiye kuryumva, kandi ribahindurire bakomeze, rigira icyo ribamarira mu mitima yabo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Mwuzaniye ijambo rivuga ngo kumaramaza ugakorera Imana. Amina. Haleluya. Korera Imana umaramaze, korera Imana mu bihe byawe byose. Iyo umuntu akoreye Imana, Imana ntabwo imwirengagiza. Iyo umuntu akoreye Imana, Imana iramurengera. Iyo umuntu akoreye Imana ukamaramaza ugakorera Imana, Imana yita ku bibazo byawe, ikamanura igisubizo. Hahandi wabonaga nta gisubizo uzabona, hahandi abantu bari bakwasamiye, hahandi abantu bari bakugose, Imana ikakugirira neza, ikaguhereza ijambo rikomeye, ikaguhereza imbaraga zo kunesha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ku bagabo bakoreye Imana. Turasoma muri Danieli ibice 3, umurongo waho wa 16 n'uwa 17. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza amaboko yawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere Imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Haleluya. Saduraka na Meshake na Abedenego bamaramaza gukorera Imana. Saduraka na Meshake na Abedenego bamaramaza guhamya Imana. Umwami arabakangisha, ariko Saduraka akomeza guhamya Imana. Meshake na Abedenego bakomeza guhamya Imana, nubwo itanura bari baryenyegeje, ariko ntago bigeze bareka gukorera Imana, ntago bigeze bareka guhamya Imana. Nawe nari nkubwiye ngo umaramaze mu gihe urimo, nubwo ubona kigukomere, mu gihe urimo, nubwo ubona kikugoye, mu gihe urimo, nubwo ubona ufite inamba, ariko maramaze ukorera Imana. Maramaze uyihamirize mu banyamahanga, uyihamye aho utuye, uyihamye umaramaze. Ubukene buze umaramaze, ibibazo bize umaramaze, uburwayi nibuze umaramaze gukorera Imana, kuko numaramaza gukorera Imana, Imana izakurengera. Aba bagabo ubwo bamaramazaga babwiye umwami, baramubwira ngo nta mpamvu n'imwe ituma turi buramye igishushanyo wakoze. Bene data, ndabinginze muri iyi minsi nimumaramaze mukorera Imana, nubwo hari igihe gikomeye kigoye, ariko Imana izabarengera. Imana yacu nidufashe, kandi Imana yacu duha imbaraga zo gukomerera muri yo. Hanyuma aba bagabo basubiza umwami ngo nta mpamvu n'imwe. Ese wowe impamvu watanga niyi? Ese ni uburwayi? Ese ni ikihe kigeragezo watanga cyakubuza gukorera Imana? Nta mpamvu n'imwe yakubuza gukorera Imana ihari. Nta mpamvu n'imwe yakubuza gusabana n'Imana. Mwene data, korera Imana, maramaza ukorera Imana. Imana izakurengera, Imana izakugirira neza, Imana izagutabara. Nubwo imbere yawe bari bacanye itanura ry'umuriro, nubwo imbere yawe umuriro wagurumanaga, ariko Uwiteka Imana yiteguye kuzimya wa muriro wakaga kubwo kuyihamya, kubwo kumaramaza. Numaramaza gukorera Imana, Imana izakugirira neza. Mushiki wanjye maramaza, mwene data maramaza, mukuru wanjye maramaza, bayobozi ba pastoro bahanuzi nimumaramaze mukorera Imana. Muri iyi minsi bene data ba Kristo, mumaramaze mukorera Imana. Mu gihe gikomeye nk'iki ngiki nimuhamye Imana. Imana izabagirira neza, Imana izabarengera, kandi Imana izabiyereka. Imana nishimwe. Tugiye guhamagara Imana, tubwire Imana ngo Mana twongerere imbaraga zidufasha kumaramaza. Haleluya. Haleluya. Iyo umuntu yamaramaje hari ibintu Imana ifatamo umwanzuro. Iyo umuntu yamaramaje hari ibintu bikunda. Reka tubwire Imana ngo Mana dufashe, uduhe imbaraga tubashe kumaramaza mu izina rya Yesu.
izo mbaraga zikuzemo. Mana nyiringabo, nyiribiremwa, tanga imbaraga mu bantu bawe, babashe kumaramaza, bumva ijambo ryawe, bahinduke, bamaramaze bagukorere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha.